umubyeyi yanyweye inzoga arasinze. Umubyeyi wasinze ni umubyeyi w'umugabo n'umugore yarasinze. Ninkubwira ngo abana wumve ko nta mwana w'imyaka 16 urimo. Yego urumva utwo tuntu zagereze busanga aho yasindiye aho yasindiye yaryamye muri icyo gisambu. Ubwo urumva abayobozi bafite uburyo babibonyemo. Umwana umwe akavaho undi akajyaho. Vrema baje kubafata barabafashe. Abana bagenda bagatandukira nyine bagahura n'ingaruka. Ingaruka bayayibonye kubera kutumvira. Ubwo nyine arakomeza akabana n'ibyo bibazo. Niba arwaye iyo sida kubera ko yagiye kwitwara nabi, ubwo urumva nta kundi aba yarabwirijwe kwitonda. Urumva ubwo agiye kwifuza ibyo adakoresha amaboko ye. Yego bamara kumenya ko bashoboye bakaba abantu bashobotse. Hanyuma umwana iyo wamureze akabona ubushobozi bwa mama bwose yabumutanzeho. Yego naho abana barya ntibahage, naho abana batabona ibyo bagomba kubona. Nukuri ababyeyi nibagerageze gutanga umuco kandi bigisha abana babo gukoresha amaboko, badashatse ibintu byo kwirwanirira. Ibihe byiza kuri mwese mubana natwe kuri Charlene Official TV. Ngendi Clement Bajyamahe mu buryo umwe ku bundi tugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Tugenda tubategurira byinshi cyane mu buzima bwacu uko tuba twabateguriye ibyiza. Niyo mpamvu iyi televiziyo iriho. Ngendi Clement Bajyamahe mbahaye ikaze mwese kandi turabakunda turabishima mu Rwanda naho muherereye hose ku isi. Twakiriye abamama bari imbere yacu, harimo mama Charlene n'umumama mumushyitsi nawe ugiye kubibwirana none. Ariko icyo tugiye kuvugaho mbere yuko batwibwira nuko hari ikibazo kigenda kigaragara muri societe mu muryango. Kibazwaho kiti abana guta umuco ababyeyi babigira mu ruhare. Ese abana kuba bata umuco bagatandukira ku bintu bimwe ku bindi, ese ababyeyi babigiramo uruhare? Mama Charlene turakwakiriye cyane. Urakoze cyane. Amakuru meze neza ndashima Imana. Ugenda uhindura mbese wambara neza tu? Kubera Imana. Kubera Imana. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ni Mama Charlene turi kumwe n'undi mubyeyi. Mama amazina yanyu nayahe mama? Nitwa Uwumukiza Jeanne. Uwumukiza. Uwumukiza? Uwumukiza. Uruwe neza cyane. Uwumukiza Yesu cyane. Uryo bajya bavuga. Urakoze cyane. Uwumukiza nyine uwo Yesu bavuga. Uwumukiza. Ndabyibutse dukorana ikiganiro cy'ubuhamya bwawe. Wanasanze uri umukiza kabisa ukishijwe cyane kabisa n'ibintu byinshi wagiye unesha kubera ko Imana agiye gutera urushinge. Urushinge n'ukuri ko Imana arumiwe n'ubu ngubu. Urakoze cyane. Turi kumwe n'ababyeyi rero tugaruka kuri insanganyamatsiko yacu abana guta umuco ababyeyi bagira mu ruhare. Mama Charlene mbere yuko tuganira mama ababyeyi kugira ngo abana babo bata umuco babigira mu ruhare. Urebye abana kugira ngo bate umuco nta mubyeyi wakwemera ko umwana ata umuco papa nawe. Ariko turi mu bihe byitwa ngo ni viziyo. Noneho ugasanga wa muco waratakaye. Ugasanga waratakaye, abana bamwe ntibakibwirwa, ibyo babuza bakabikora. Nibyo ugasanga nyine baratandukiriye. Batandukiriye babikuye he? Babikuye nyine kuvuga ngo ni viziyo. Ngo ni igihe. Ababyeyi abana batandukira ababyeyi bari he? Ababyeyi bari he? Twebwe dutanga impanuro. Dutanga impanuro. Noneho umwana yabasenga Imana ikamubera Imana ikamuyobora. Noneho rero wa wundi utakurikiye Imana nawe yigendera mu isi nyine akaba ari imuyobora. Ababyeyi batanga impanuro, viziyo igatanga iki? Viziyo ubwitanga nyine yerekana iby'isi nyine uko bimeze, isi kwiryoshye. Yerekana ko isi iryoshye. Mama Charlene turi kumwe. Aba bana mu muryango batandukiye bata umuco. Ababyeyi babigira mu ruhare. Hari igihe biba ari uruhare rw'umubyeyi, hari igihe biba uruhare rw'iterambere bafashe nabi, hari n'igihe biba uruhare rw'umwana no kunanirana kwe. Ariko uruhare rw'umubyeyi nirwo rukomera kuruta ibindi byose, kuko iyo umwana ataye umuco byaraturutse ku mubyeyi kugaruka ntibyoroha. Kuko hari igihe avuga ati uyu muco cyangwa uyu murongo ndimo nawubonye kuri mama, nabibonye kuri papa,
akumva ko niko bimera ni nako bikorwa. Ikintu cya mbere gishobora gutuma umwana ata umuco bitaturutse aho hose, bishobora guturuka ku babyeyi, kandi iyo urebye muri rusange ahanini bituruka ku babyeyi. Nta kuntu umwana yagira umuco kandi umubyeyi we adafite umuco. Tutibagiwe ko ari igihe ababyeyi bagira umuco ariko abana ntibagire umuco. Ariko hano wenda icyo twavuga ni uko dushobora kwigisha ababyeyi. Ariko nimvuga ababyeyi ntuhite wumva ko ndi umubyeyi ku bw'abana banjye, ndi n'umubyeyi ku bw'abana b'abandi. Umubyeyi ni umwe uhura n'umwana wawe ku ishuri, umubyeyi ni umwe uhura n'umwana wawe aho bahuriye utazi w'umubyeyi. Umubyeyi ni umuntu wese ushobora kuba yarabyaye, aba agomba kuba umubyeyi aho ari hose. Noneho rero ntavuze ngo ni umubyeyi wanjye wabyaye umwana, wa mubyeyi bakubitana. None se nimba umuntu ari umugabo cyangwa umuntu akaba ni umugore, uri umugabo ufite abana, hanyuma uri kubona wenda umwana w'umukobwa urimo kumushora mu busambanyi, urimo kumutereta, uri kumushukisha amafaranga, nawe ubaye umubyeyi gito, kuko uri kumwereka yuko kujya gusambana muri geto, kujya gusohoka akabona amafaranga cyangwa agasambana, umwigishije undi muco. Hakaba n'ibindi ababyeyi ubwabo nyirizina babyara abana babo baba intangarugero ku bana babo. Nimba uri umubyeyi ufite abana, abana bawe bakakubonana ingeso mbi. Ejo ndari ibintu nabonye iwacu aho ntuye, ndabyumva bintera agahinda, ndavuga turi kurerera he? Aho utwana dutoya, nimba umubyeyi yarasinze, amaze gusinda, abana bo muri karitsiye bamujyaho bamukoresha amanyanga. Amanyanga ameze gute ko yatsinze? Barasa umubyeyi yanyweye inzoga arasinze. Umubyeyi wasinze ni umubyeyi w'umugabo n'umugore yarasinze. Ninkubwira ngo abana wumve ko nta mwana w'imyaka 16 urimo. Yego, urumva utwo tuntu aho yasindiye yaryamye muri icyo gisambu. Ubwo urumva abayobozi bafite uburyo babibonyemo, umwana umwe akavaho undi akajyaho. Vrema baje kubafata, barabafashe. Yego, urumva ibyo bintu biteye iseseme ndetse biteye ishozi mama n'uduhinja nk'utwo ngutwo. Nimba umwana wanjye abona nkururukana n'abagabo, umwana yava ku ishuri agasanga wenda ni urugero mama we sobekeranye n'amaguru n'abagabo n'abasore, uri kumwigisha ko nawe byange bikunde. Ibyo bintu ni gahunda agomba kubikora. Nimba uri umubyeyi ugatangira kubyara abana badahuje base, hariya papa umwana papa undi mwana papa, urimo kumwigisha imico mibi. Bishobora kuba bigutunguye cyangwa ari impanuka, ariko kubigira umwuga uba uri kwigisha abana bawe. Ushobora gusuzugura papa we, ukamusuzugura, ukamuhemukira aho mu rugo, uba uri kwigisha abana bawe ibintu bibi. Ushobora kuza wasinze winyaraho, uba uri kwigisha abana bawe ibintu bibi. Urebye rero ntabwo abana baba bazima, kuko na ba nyina na base nabo batoroshye. Nshuti bakunze, reka tugaruke tubabwire ko turi kuvuga impamvu ese abana batagira umuco mwiza. Reka tubyite umuco mwiza, ko hari n'imico mibi ibaho, umuco mubi ubaho. Ubwo hano turi kwibanda ku muco mwiza. Uvuze byinshi bijyanye n'ababyeyi, uburyo barangara, ntibabyiteho, bitwara nabi, bikaba kubyigisha abana ibintu nk'ibyo. Mama, wowe kuri wowe ubona kugira ngo noneho niba ababyeyi bitwaye gutyo, reka tujye ku babyeyi bitwara neza. Iyo ababyeyi bitwaye neza abana bakabananira, biba byatewe n'iki? Nyine abana bananirana kandi ababyeyi ntacyo batakoze, niyo ya viziyo bavuga ngo ni muri viziyo. Ugasanga umwana ntashoboye gukoresha amaboko ye, ahubwo arashaka gukunda ibintu cyane kandi atakoresheje amaboko ye, yifuje nyine. Ashobora gukoresha umubiri we, ashobora kugenda agasambana, ugasanga yapanze inzu nk'iriya y'umusore runaka, akumva ko nibaryamana ngo azayimutungiramo, cyangwa se bazayisezeraniramo ejo ngo bapasure. Ibyo birahari. Ugasanga barashaka gukunda imodoka cyane, uri kubyumva, yenda niwabo nta n'igare batunze. Ugasanga bari gukunda ibintu cyane,
nta n'urukundo banafite uri kubyumva ugasanga rero ya viziyo yabo ni kwa gukunda ibintu bitari ibyabo ni kwa kubona abagabo bakuze babatereta nk'uko mugenzi wanjye yabivuze ugafata umupapa ukubyaye akagutereta ngo ukeneye kubaho neza nibyo ari naho babana se bibwiriza zo viziyo cyangwa bakajya muri izo ngeso nyamara ababyeyi babo hari abantu basenga ndetse banagerageza gutanga inama ariko abana ntibabyumve ariko ni ukuri ntacyo ababyeyi baba batakoze ariko ubwo rero urumva ntabwo umubyeyi ararera ukamutoza umwana umuco ariko ntabwo urumva ntabwo abana bose ntabwo bose bakumva kimwe ntabwo bakumva kimwe harimo abumva n'abatumva abatumva rero nibo bagendera muri izo ngeso mama kugira ngo habeho ko abana barereranwa cyangwa bakurana umuco mwiza ababyeyi birabasaba ngo bagire izihe ndangagaciro ukurikije ibyo wakomeje kuvuga kugira ngo abana bagire uburere bwiza ni uko ababyeyi nabo bagira indangagaciro mu muco niba ari umumama akamenya kwitwara neza nta kujagata mu bagabo nta bintu byo kujya mu mayoga ukaba umubyeyi nyine w'intangarugero nta bucabiranye batabona ugenda ucabiranye hirya no hino ngaho mu bagabo ngaho mu mayoga ngaho mu bagutereta ngaho kwifuza no kwifuza cyane byo bizana ikibazo ugomba gutegereza ukavuga uti niba nkeneye kubaho njyewe ndakoresha amaboko yanjye nashaka akazi nkagakora nkavunika ariko nkabaho nakoresha amaboko yanjye ndategereje ko kanaka ari bumpe kandi noneho yankoresheje umurimo wo gusambanya muri ubu buryo yenda ngarukeho yenda abatarakurikiye ubuhamya watanze kuri Mama Charlene Official TV hari ubuhamya ufite ku kigero cyiza waba waratanze ku muryango wawe ku bana bawe urugero rwiza natanze ni uko abana banjye nabareze ndi njyenyine ariko kubera ko nabaga ndi mu rugo ndi njyenyine babona nta n'umupapa uhagera kuko na n'ubu ndanabibabwira ntushobora kuzitwara nabi ntazanyitwaze ndanabibabwira ntabwo uzashaka kwitwara nabi ntazanyitwaze kuko imyaka namaranye namwe nta mugabo urakomanga urugi uri kubyumva nta n'urajya gusura nta n'umugabo uza muri salo ngo aricara iwanjye nta n'uwo najya gusura rwose kuko urumva nakubwiye ko rwa rushinge Imana yaruteyeyo ryararirikuramo kandi yararirimbuye urushinge Imana yamuteye yaravuze mu buhamya uyu mumama rwose ni ukuri kw'Imana ararimbuye si ukuvuga ko ntari umuntu ndi umuntu pe kandi nduzuye ndi muzima kuko umuntu ashobora kukubona n'uwo mwana wakakubona ariko mama ko abandi bagore bibeta ugasanga barimo barahabwa ibi n'ibi tukaba yenda tukomeza kuba muri bwa buzima bubi turi yenda mu kazu kabi ese ubuzima tuzabuvamo bigenze bite dutegereze Imana dutegereze Imana dutegereze Imana muri make rero ababyeyi bagira uruhare mu gutanga inyigisho nziza no kwitwara neza ku bana kwitwara neza ku bana kubabera urugero rwiza ariko cyane ngiye mpora nongeraho cyane kubaha Imana no gusenga kuko nibyo bitanga imbaraga z'uburinzi kukurinda aba bana rero bakajya kure bikabagiraho n'ingaruka burababwira iki abana bagenda bagatandukira nyine bagahura n'ingaruka ingaruka aba yayibonye kubera kutumvira ubwo nyine arakomeza akabana n'ibyo bibazo niba arwaye iyo sida kubera ko yagiye kwitwara nabi ubwo urumva nta kundi aba yarabwirijwe kwitonda urumva ubwo agiye kwifuza ibyo adakoresheje amaboko ye icyo aba agiye gukora bagomba gukuramo uburwayi urumva ubwo rero n'ibindi bibazo urakoze cyane Mama Charlene dusoza kugira ngo ababyeyi bagire rwa ruhare rwimbitse mu kugira ngo abana babo babakomokaho ko n'umugisha hari n'abatabafite ahubwo igitangaje abafite abana ugasanga barabaretse kuko turagira ngo ababyeyi bagarure ubwenge bagarure ububyeyi buri mu bumuntu kugira ngo abana bagire wa muco batoza abana umuco mwiza ababyeyi bakora iki yego ku ruhande rwabo kuko harabumva ko gusenga bihagije batakwiriye gutanga umuco mwiza ku bana bakumva ko gutanga umuco mwiza ku bana ari ukubahatira kujya muri nibature kujya mu masengesho kwigiriza buri munsi kujya gusenga muri za korari akaba ari aho bagarukira ariko ntihagire ubundi burere babaha nk'aba bukaganza ababyeyi bakora iki njyewe ikintu cya mbere nshaka kubwira ababyeyi cya mbere bakwiye gukora ni ukumva ko muri bo bashoboye abantu bafite umuco mubi wo kumva ko umuntu w'umugore adashoboye
urura rugo bari abana barezwe n'umugore rura rugo nabo umugore koko no ibyo bintu byavuye kuri pause nimba umugore yubaka inzu akayibamo nimba umugore ayobora igihugu nimba umugore ahagararira igihugu nimba umugore atunga urugo nimba umugore atunga abana 10 ntabwo ibyo bintu tukibirimo ngo amagore ntibashoboye icyambere nuko umugore yumva ko ashoboye yamara gushobora agaba umugore ushobotse yego iyo umuntu ashoboye agomba no kuba ashobotse hanyuma gushoboka hari ugushobora ariko ntushoboke uri umuntu utagira gahunda uri desordre uri zagarazagara nta gahunda ugira mbese udashobora gutoza abana bawe kuko nawe nta murongo ugira wataye umutwe yego bamara kumenya ko bashoboye bakaba abantu bashobotse hanyuma umwana iyo wamureze akabona ubushobozi bwa mama bwose yabumutanzeho yego naho abana barya ntibahage naho abana batabona ibyo bagomba kubona rimwe ariko baba babonye ko mama yabitayeho ukabitaho mu buryo bwose kwita ku bana mu buryo bwose ni ugusangira nabo agatoya ndetse n'akanini ni ukwifuza ko bazatera imbere bakaba abakobwa beza abagore beza ntabwo baba abagore beza batabaye abakobwa beza yego bakaba abakobwa beza bakaba n'abahungu beza ikindi ni ukwirinda kubaho amaso yabo hari ahandi ari bakumva ko muri bo harimo ubushobozi bwo kwigira no kugira imiryango yabo gushaka rero kuvuga ngo gushyira amaso ku bandi ni nk'abagore barya ari uko bahahiwe n'abagabo umugabo araguha akabizu azana umugati w'icyatatu biriya ni umwanda icyatatu ubu se koko ntaho baterekera ko icyatatu ukayatahana umugabo utari uwawe yego cyangwa se ugasanga abagore benshi imitima yabo iba ku bagabo we akumva ko adashoboye akumva yuko azabaho ari uko yatunzwe n'abagabo kandi abagabo benshi n'ababikoreye ubugenzuzi ntashobora kubibaho atazasarura abenshi bakubibamo bakazagusaruramo hari igihe rero ashobora kukubibamo ibiro 50 by'umuceri yego ariko akanabibamo ibiri 100 by'ibyago n'amakuba noneho ku makuba wari ufite yo kurera abana wenyine hakiyongeraho n'indi miruho nayo watewe nawe yahabwaye kubamo nabo bana uzaba ngombwa ko wigisha uri wenyine n'ugabo uri wenyine kandi ari uko yaguhaye wamukira 50 kilo ari ibintu vuze bikomeye cyane akubamo 50 kilo azagusaruramo ibirenze 50 kilo na miliyoni ikaba yasohoka n'ukuri kw'Imana ako kantu ariko niko kamuvuze ni sabana byo mumva ariko ibiganiro umuntu yibwira ngo agukemura ibibazo kandi akaza kubigutera ndetse cyane uri kubyumva mbese ubwo navuga ngo ni nka wa mukobwa agiye usohokanwa n'abasore cyane bamugurira inkoko ariko akisama harimo akantu bamubitsemo akarwara ka sida akagira indwara kandi ngo bamukemuriye ibibazo ikindi shaka gusobanura nuko ikintu cyose wagikora abana bawe bakagira gute bakabaho naho waba ufite diplome ukabona nta gaciro ntiri kubona akazi waba umuyede waba umufundi wafurira rubanda wakoza ibyombo kuko nimba hari abagore Imana ikunda ni abagore bacebuye bakarera abana babo ibintu Imana nabonye ikora ifata umugisha yari gushyira muri wa mugabo wagutaye ukarera abana ukabahoza ku mutima kandi nawe aba yarabyaye aho ari hose abazi ko yabyaye ifata wa mugisha yari kumuha ikaguha uwawe nk'umugore ikaguha n'uw'umugabo niyo mpamvu amaboko yawe Imana ikomeza kuyakomeza yego mbese abagabo bakora gutyo yenda ku muhamya twabona n'umama bakataba mama n'abana ariko bakazagaruka gufata inkwano tuzabigaruka butaha ibyo byo tuzabivuga bakaza gufata inkwano kwambika agashaka ingofero n'ikamba ako kantu tuzagasubiraho yego muri make abagore bavana umutima ku bagabo yuko hari ikibazo nta muntu ushobora kuguha minerivare ngo agwe minerivare y'imyaka yose abana bagomba kwiga primaire secondaire na kaminuza iyaba nibura wabona guguha ama minerivare baziga kugeza bashoje utukiraho nyine babiguha gutyo bigatuma utumuco
ni kuwuta n'ihamye umuco utari buhe babana yes utari bugeze kuri arawuca nimugoroba aradodora akurikiranye ibirayi bye yakuguriye ejo akadodora akoresheje mobile y'ibihumbi 10 yakoherereje ariko ibihumbi 10 nta na 25 z'umuceri nta n'ibironga bingahe birimo ikiganiro cyangwa nundi bambwiye ngo umubyeyi wo mugabo ukunda kujya mu bagore cyane n'abana cyane agasambana akagira gute ntako atagira ngo arahari ariko numa ngo akafuhira abakobwa be ngo yaje guhamagara umukobwa we ninjye wabikubwiye yego nakubwiye ukuntu umuntu aba ari umugabo cyangwa se aba ari n'umugore hanyuma agafuhira abana be kandi umwana ajya mwumva ari muri dushe ari guteretana n'abandi bagabo batari se no bandi bagore batari nyina akibeta akagenda ati shu ati baby akamujombera muri dushe umwana kumva se umwana kumva se ari gutera akabizo ko kuri telefone atagahaye nyina ari mu gikoni agahita avuga ati burya papa nawe harahiye uwo mwana se uramuhagarara imbere umubaza iki uramubwira ngo itware neza ati aramubwira ati papa itonde ntago mbikurusha yego mama tanga ubutumwa ku babyeyi badatanga umuco mwiza ku bana babo ni ukuri ababyeyi nibagerageze gutanga umuco kandi bigisha abana babo gukoresha amaboko badashatse ibintu byo kwirwanirira kandi bijye kunyurwa n'ibyo bafite biba niba none bidahari umenye ko ejo bihari ubuzima ko bukomeza nibyo nama nabagira batanga inama nyinshi ibiganiro byinshi babane n'abana kandi babane nabo kuko abana baba bashaka ko ubegera buri munota ubegera ubaganiriza ubabwira hari burya byo baba bahuye nabyo hanze akaba ashaka kuza kukugisha inama ukamugira inama ukamunyuza mu murongo mwiza yego mama Charlene watanga ubuhe butumwa ku babyeyi badatanga umuco mwiza ku bana babo bataganiriza abana babo bagategereza ko ari pasiteri cyangwa diakoni cyangwa runaka bishop runaka na apotre runaka aribo bazagira abana babo inama zo kubaha umuco mu rusengero umuco wa mbere ikinyabupfura ndetse na discipline n'ibindi abana bagomba kubikura ku babyeyi babo inama nabagira nuko bari kwisenyera iyo umuntu ajya kubyara aba yatakaje imbaraga nyinshi amezi 9 utwita umwana ngendye baba data we amezi 9 ukabyara abana 5 bose ubibitana umwana mu nda kuzuba mu mvura n'imvune iyo umuntu abyaye umwana aba akeneye kuzamugiramo inyungu abakeneye ko umwana azaba muzima icyo gihe nadatanga urugero ku mwana we hazamurumbira imvune zose yavunitse zihinduka ubusa ariko iyo umwana abaye mwiza ni n'inyungu z'umubyeyi iyo ubyaye umukobwa mwiza ukamubera urugero uba witeguye ko naho we waba utarakoze ubukwe uba witeguye ko azakwambika urugori hanyuma nubyara umwana ukamwigisha ubugegera azakuzanira ububobo uzajya uhora ujya kwishyura ibyo yangije abagabo yasambanye nabo akabiba amatelefone uzajya wishyura ubundi hashya urakoze cyane tugarukiza aho mwakoze mama turagushimiye ko witabiriye ubutumire bwacu kuri Mama Charlene Official TV murakoze cyane abantu bashaka gukenera inama zawe by'umwihariko bakurikije ukuntu wihanganye reka tukubwize ukuri yenda ngewe ndi mutoya kuri mwebwe ariko tuvuze ukuntu wihanganye n'ukuntu watanze urwo rugero nuko wagiye uvuga ukuri Imana gute rushinge uri umumama mwiza wujuje ubwiza bugaragara n'ukuri kw'Imana noneho wajya kuburera uko wabituhaye ku buhamya nuko bigarutse uri mwiza ariko wagiye unesha mu ntambara zitandukanye zikomeye abakenera inama zijyanye nawe kandi yenda nuko turi nyuma ya kamera nkurikije n'abana be nabonye hano umwe biragaragara ko ufite urubyiruko rwiza cyane ndabeshye ntago abeshye uramukobwa sawa n'ukuri kw'Imana ntangarugero kandi abona ko yavuyemo umumama nawe ura n'umumama buriya n'umumama ntabwo nitegereje cyane wagiye no mu buryo bwemewe okay ni byiza cyane rero nimero watanga kugira ngo uwashaka ubuhamya bwimbitse ndetse n'inama nimero zanyu ni 078 ku bari naha mu gihugu 078 abari hanze plus 250 78 230 wakoze cyane mama wakoze nawe Mama Charlene ni byiza kandi wagize neza gutekereza iyi televiziyo kugira ngo hubakwe imitima ya benshi abataniye bagaruke abataratana bagarukiraho bareke doko tuve mu bwiza tujya mu bundi nanjye Clement Bagemahe ndabashimiye cyane kamerama wakoze di
ibihe byiza cyane namwe mwese mubana natwe mujye mukomeza kuduha commentaire uko mwabyumvise mu kiganiro muduha inama kandi n'uwashaka kuganira na Masharene inbox nimero ze ziba zihari nuko bimeze n'abafite ubuhamya yego nk'ubwo abafite ibyo bashaka gutanga baza rwose ubuhamya kuvuga bivanye bavana amaboko mu mifuka bagakora bahereye kuri bito bakaba bamaze ko bakire gutanga ubwo buhamya ni byiza kugira ngo abantu bareke gusuzugura imirimo okay ni byinshi rero tubashimire mwese mwakoze bye bye